سامري واحد فقط استطاع أن يضل أمة بأكملها وفيها رسول من الله من أولي العزم من الرسل، فكيف بنا اليوم أمتنا يحج بآلاف سامريين. سامري umugabo umwe wo mu gihe cya Musa alayhi salam yashoboye kuyobya umma yose ari umwe gusa, kandi iyo umma yari iyobowe n'intumwa y'Imana Musa alayhi salam, kandi Musa alayhi salam ari no mu ntumwa eshanu zikomeye ulul azmi min ar-rusul. Fakaifa bina al-yawm, ese noneho twe uno munsi bimeze bite? Twujuje cyangwa se tugarijwe n'ibihumbi n'ibihumbagazi by'abameze nka Samiri? Nas'alullah salamata wal afiya. Muri iki gihe twugarijwe na umma cyangwa se twugarijwe n'abanzi b'Ubuyisilamu biyambitse ishusho ya Kisilamu, twugarijwe n'abantu bafite ubumenyi buke mu dini, bifata bakagaragaza ko hari icyo bazi bakayobya umma yose. Bidusaba kwitondera muri iki gihe, tukitondera ibyo tubona, tukitondera n'ibyo dusharinga ku social media yacu, kuko biroroshye cyane kuba wabona hadith rimwe na rimwe idafatika cyangwa se ukazana amagambo adafatika ukayohereza kuri stati yawe bikarangira uyobeje abantu, bitewe nuko hari abantu benshi bigize ko hari icyo bazi kandi ingamba yabo cyangwa se umugambi wabo ari uwo kuyobya abantu. Vane mu Islam ndakugira inama nihereyeho yuko tugomba kumenya iyi dini ya Islam. Ni gute rero wayimenya? Ni gute wamenya idini ya Islam y'umwimerere? Gerageza ukurikirana imisingi itatu y'idini ya Islam, harimo kumenya Allah subhanahu wa ta'ala, byo kumumenya koko ukamwiga, ukamenya intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, ukayimenya mukuri ko kuyimenya ukayiga, ukamenya idini ryawe al-Islam mukuri ko kurimenya ushingiye kuri adilla cyangwa se ushingiye kuri za gihamya, kuko Allah ntago yaturemye ngo atureke, ahubwo yadusigiye cyangwa se yatumanuriye aho tugomba gushakira ibisubizo mu dini. Atumanurira intumwa y'Imana tugomba kubaza uburyo tubikora. Muvandimwe mu Islam, wireba ureba kubera ko asa neza, wireba ureba kubera ko azi kuvuga cyane, ahubwo reba ureba bitewe nuko ari kuvuga aya, ari kuvuga imvugo z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, akagendera kure ubwibone n'irari ndetse n'iby'umutima we umutegeka. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kandi ugura kibaza aho byabereye. Twabazaniye imyenda, amakanzu guturuka mu bihugu nka Turukiya, Misiri, Dubai, Qatar, uti ku madira rero guturuka mu gihugu cya Tanzania, Dar es Salaam. Si ibyo gusa kandi kuko tugufitiye inkweto, amasakoshi, tutibagiwe n'amakanzu meza y'abagabo, kandi ku giciro cyiza kinogeye buri wese. Ugura kibaza aho wadusanga ni i Nyamirambo ku muhanda ujya mu mujyi, iruhande rw'umusigiti wa Onatracom. Ku bindi bisobanuro rero waduhamagara kuri 0782 6709. Free Clothing, igisobanuro cyo kwambara ukikwiza.